Yesu nashimwe cyane, amahoro y'Imana imigisha bikomeze bana mwese, bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba televiziyo y'urukundo TV, entre parenthèses amour de Dieu, dushima Imana ngiye kudutiza kano kanya ngo tuboneke imbere yayo turi bazima dume kumuka bazima, nishimwe rikomeye cyane. Tumaze igihe kirekire tudakora kubera impamvu zitandukanye, ariko Imana ishimwe cyane ko uyu munsi yongeye kubyemera kubera umugambi wayo. Imana turayishimiye cyane. Ibi ni ibihe byo gushima Imana turimo cyane kuko turi mu isoza ry'umwaka. Ni byinshi cyane byagiye biturwanya, ariko Imana ishimwe ko yagiye iba mu ruhande rwacu, kandi ishimwe cyane ko yagiye bikoresha iby'ubutwari. Ni byinshi uzi, nanjye ni byinshi nzi byatuma cyane tuboneka imbere yayo tukaba twayishima ko bukeye nuko bwije. Mureke rero dusenge maze dukubita no kumva. Hari ubutumwa bwiza, hari ubutumwa, hari message Imana yaduhaye. Abantu bose bari ku isi yose hari message Imana yaduhaye, niyo nshaka ngo ntambutse. Naho ibindi dukume dusenga Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Gushimiye kuri mwiza, gushimiye ko abanye natwe, waraturinze, wakomeje kuba natwe Mana kuva umwaka utangira kugera kuri uyu mwenge twiriye amatariki muri ukwezi kwa 12. Uracyari mu ruhande rwacu Imana ishimwe cyane ko yakomeje guturinda. Ni byinshi waturinze imbaraga nyinshi zitandukanye. Tuba twarapfuye bibe byaranze burujya, twarapfuye muri ko twari burundu Kristo mwiza, ariko kubera umugambi wawe, kubera ijambo watuvuze, kubera icyo wadutekerejeho Mana gituma uturinda uko bukeye uko bwije. Imana nishimwe cyane komeje kuba mu ruhande rwacu. Imana ishimwe cyane komeje guturinda mu izina rya Yesu. Bamwe barapfuye Kristo mwiza, watwengereye iminsi yo kubaho, waturinze amagereza atandukanye, waturinze impanuka zitandukanye, waraturinze Kristo muzima we, watubereye maso, watubereye ubwugamo, ntiwigeze utureka, ntiwigeze udutererana, ahubwo turi kubera umugambi wawe, ahubwo turi kubera ko wavuze yitaza kuba hafi yacu umurengezi. Mana byaranze burundu, ariko wagiye uturwanirira. Kunesha n'ibyawe Uwiteka we, imigambi yawe ntabwo ari nk'iy'abantu, imbaraga zawe ntabwo ari nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe rwose ni nk'ubufindo. Mana turagushimye cyane, byinshi wagiye ukora, warigaragaje, wariyerekanye muri byose, bimenyekana kuri Imana. Erega hirya yawe nta yindi Mana, hirya yawe nta yindi Mana iriho. Ibigirwamana byose biri mu isi nta nicyo byari gushoboka ko byadufasha, ariko kubera umugambi wawe wakoze iby'imbaraga. Mana uratwimana, Mana uraturengera, Mana uradutabara. Turagushimiye cyane kutadutanze ku muhigo w'abanyabyaha, ntabwo wadutanze Kristo. Tubesheho n'ijambo ryawe, tubesheho byose na Kristo, uduhereza imbaraga mu izina rya Yesu. Mana tugiye kumva ubutumwa bwiza Mana watugeneye kuri iyi saha. Nyemerera cyane abagiye kubwumva ubafashe, kandi abantu bakomeze, kandi abantu bashoboze ko bagenda uko ushaka, bagende mu nzira ushaka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana iganze, Imana itegeke. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushigikiye, urakoze kuri bugufi bwacu. Bisabye nizenzi kubikoze wa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bibwira hagati muri mwebwe bakunzi b'umusaraba, bakunze dukunda kubana cyane umunsi ku wundi. Imana y'amahoro cyane ikomeze bahire, kandi ikomeze haze kwifuza kwanyu, ibyo muyishakaho uko muyifuza aba ariko muyibona cyane, kandi ihaze kwifuza kwanyu. Icyambere cyo iteka ryose Uwiteka afite umugambi mwiza cyane kubyo azatugirira, ntabwo ari ibibi. Erega ibyo nibwira kubagira ni byiza, ntabwo ari ibibi, kugira ngo umutima wawe utuze. Amena. Mureke turirimbe iyi ndirimbo, iyi ndirimbo ya 201 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndimo tugiye kubanza kuririmbaho, mwihangane tubanze turirimbe iyi ndirimbo 201, niturangiza turakomeza no kumva ijambo ry'Imana. Ndimo 201 haravuga ngo mureke tuyijyananemo nta kibazo, nubwo ntazi kuririmba ariko mwe murabizi icyo nzi neza, Imana byose iragenda bigenza neza kandi iri kumwe natwe. Niyo mpamvu yakomeje guturinda. Hari impamvu itumye ikomeje ko yakuzigama, ikomeje gukurinda kubera impamvu no kugira ngo ubu butumwa bwiza ubanze ubwumve. Uko cyambere cyo Timoteyo yabwiye Paulo aramubwira ngo icyatuma Uwiteka gusiga ikareti no kugira ngo ube watungana bya bindi byose.
Amen. Imana ishimwe cyane. Hari impamvu Imana yakomeje kugusigaza, hari impamvu Imana yakomeje gukurinda. Ntabwo yakurinze ngo ugende ukomeze wishayishe mu bintu bitandukanye. Yakurinde kugira ngo wongere urebe cyane, wongere usuzume cyane niba ibyo yagusigiye, niba ibisenyi yose yagushyizemo hagati, niba waragiye ubijyana neza nk'uko Imana ibishaka. Muri make hari impamvu yatumye, hari impamvu ikomeye cyane yateye Imana kuba yagusiga wowe kanaka, wowe runaka. Hari impamvu yatumye igusiga, ntabwo ari uko wari ufite imiryango ikomeye. Hari impamvu yatumye Imana ikuzigama, ntabwo ari uko hari icyo wari ufite muri wowe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari ikintu runaka wari ufite, ni uko ahubwo hari icyatumye igusigaza, ni ukugira ngo uzavuge imirimo y'Imana mu minsi imeze nk'iyi ngiyi. Uzavuge imirimo y'Imana, uzavuge kwera kw'Imana hagati muri wowe, kandi kuzagaragare muri ba banyamahanga, muri ba bandi bose. Nubwo wavuga ngo ngewe ngo Imana yaranciye, ntabwo yaguciye. Igihe kiracyariho, hakisigaye igihe gito cyane, kandi uzaza ntabwo azigera atinda. Ariko umukiranutsi wanjye wese azabeshwaho n'ikintu bita gusa kwizera, ariko ntiyasubira inyuma gato cyane. Umutima w'Uwiteka ntabwo uzigera umwishimira. Uko ni ukuri kw'ijambo. Igihe ni gito cyane gisigaye, hari impamvu Imana yagusize. Impamvu Imana yagusize ni ukugira ngo uzagire umumaro wa buri munsi, umumaro w'iki gihe turimo, umumaro w'iyi minsi tugezemo. Rero ugomba cyane kubishakisha, kandi ukaba wabiharanira kurusha ibindi byose. Bayoboke mubyuke mu ntore z'Umwami, mufate mu maboko intwari za Yesu, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu. Tugire umwete mwinshi mutsinde Satani, mu nzira yo kunesha tuyoborwa na Yesu. Tujyane nawe iteka aturwanirire, impanda ziravuze nimuze mwitabe, ikamba ry'ubugingo n'ingabire yanyu. Nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani. Nimwangwa n'ababisha mukomere murwane, mugire umwete mwinshi mutsinde Satani. Mubyuke vuba vuba mudashidikanya, ntihagire usigara, mutumbire Yesu. Kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugira ibyishimo. Kandi mujye mutwara intwaro zo kwizera, zizatuma munesha mugira ibyishimo. Mubyuke vuba vuba murwane mwihema, mwizere izina ryera niryo munesheja. Nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu, muzabona amahoro
y'iteka mu ijuru, nimuva ku rugamba mutahanye na Yesu, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru, muzabona amahoro y'iteka mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ngo mubyuke vuba vuba, mubyuke vuba vuba, mujye gutabarana. Muri make iyo bavuze kubyuka, habyuka umuntu usinziriye. Ntago wabwira umuntu uri maso ngo abyuke, ntago byashoboka. Ubwira ngo abyuke aba ari umuntu usinziriye kugira ngo akanguke, kugira ngo akanguke. So ubwira umuntu ngo nabyuke kuko arasinziriye, araryamye. Ariko iyo amaze kubyuka nibwo ashobora kuba yamenya icyo agomba gukora. Kuko icyambere cyo niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira cyane yuko abo turwana nabo ntabwo ari imyuka, ntabwo ari abantu gutya nk'uko tubabona, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Mubyuke vuba vuba. Icyambere cyo ntimutinye urugamba rwose mwa muri kurwana. Ntabwo ushobora kuba warutinya, kuko icyambere cyo kuba Yesu atubereye umugaba, ibyo birahagije, ibyo birahagije. Joshua ubwo yari arimo atembera kugira ngo amenye neza ibijyanye n'urugamba rwiwe, ari mu nzira ari kugenda, kuko Joshua yari umusirikare ukomeye cyane. Yabonye imbere yiwe hari umuntu uhagaze imbere, yabona ari umugabo muremure kandi ubyibushye cyane uri mu nzira. Noneho Joshua amurebye cyane yumvaga ubwoba, nubwo yari umusirikare ariko agira ubwoba. Hariya kigera cyane nubwo waba umva ko uri umuntu ukomeye ukaba wagira ubwoba. Joshua yagize ubwoba cyane, ariko aravuga ngo nta kundi, reka ntinyuke ngende mubaze ibyo ashaka byose aba ari byo ankorera. Ariko nawe yagiye yiteguye yuko ashobora kuba yamurwana akareba uko yarwana. Joshua amugezeho amurebye nyine ahita amuga ngo Mutware, urinde, uri umubisha bacu cyangwa uri umubanzi bacu? Niko yese mubaza. None Joshua yese musaba ngo ntabwo ndi umubisha banyu, nta nubwo ndi uwanyu. Nje nonaha kugira ngo mbe nabera umugaba w'ingabo, ingabo z'Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Dufite umugaba w'ingabo natwe iyi saha uhora turwana mu makuba yacu ya buri munsi. Uwo nguwo nta wundi ni Kristo. Ni Kristo, nta wundi. Ni Kristo ni uhora turwanira uko bukeye n'uko bwije. Kuko iyo ataza kuba ari we ubu ngo byarirangiye. Nawe urabizi ibyo wagiye ucamo byinshi bitandukanye. Ariko icyambere cyo kuba Kristo atubereye maso, niyo mpamvu avuga ngo nuze tujyane, ni mubyuke vuba mutware intwaro zose, mutware intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe cyane. Zose numara kuzitwara bizatuma utinyuka, umenye neza yuko Kristo akubereye maso. Buriya iyo umuntu ashaka kuba yarwana urugamba neza, urugamba rwose rugirwa nuko ugomba kubanza ukarutinyuka. Iyo umaze kurutinyuka, aho ngaho umaze gufata kimwe cya kabiri cyo kuba watsinda. Banza urutinyuke muri rusange, ubona yuko urugamba uko byagenda kose uraza kurutsinda mu izina rya Yesu. Banza urutinyuke mbere y'ibindi byose. Numara kurutinyuka, ibyo biraza kuba bihagije. Yesu ashimwe cyane. Numara kurutinyuka biraza kuba bihagije, niyo gahunda ihari. Banza utinyuke urugamba, ubanza urutinyuke cyane mbere y'ibindi byose. Urugamba ni Yesu uruyobore, uyoboye urugamba. Ntabwo tugomba kuba twagira ubwoba. Niba ari Yesu uruyoboye, ubwo bufite n'ubwiki. Ibyo uzacamo byose, uko icyambere cy'ijambo yavuze aravuga ngo naho waca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, naho waca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe. Muri make icyambere cyo aho waje hose ubanza umenyereza yuko ngo uzabanza ugere muri uwo muriro, ariko uzasanga Kristo yamaze kuwugeramo. Kuko Saduraka, Meshake na Abedenego babuze uko bigenza,
umwami yamaze gushyiraho itegeko ry'uko bagomba gusenga indi mana, ariko baravuga ngo ntabwo twasenga izindi mana. Baravuga ngo mwami nyagasani, mwami Nebukadinezari, nta mpamvu n'imwe yatwemeza yuko twasenga izindi mana hagati muri twebwe. Bemeye ko bahara amagara yabo, baravuga ngo kubera Imana twamenye, kubera Kristo twamenye, ntabwo twakwemera yuko iyi saha twakwemera kuba twasenga ibishushanyo byawe. Ariko umwami arabafata abashyira mu muriro, ariko nabo ubwabo hari ishuri bari baze kumenya neza yuko wa muriro Kristo yavuze ngo nimuca mu mazi, nimuca mu muriro muzasanga uwo muriro amaze kuwugeramo. Bageze muri wa muriro rero basanga Kristo yamaze kuwugeramo, bisanga muri make nabo ubwabo nta n'icyo bigeze baba. Yesu ashimwe cyane. Nta n'ikimwe bigeze baba, nta kimwe bigeze baba, kubera ko bari bafite icyo bita kwizera. Bari babanje gutinyuka icyo bita urugamba. Ugomba kubanza ukarutinyuka maze ukizera yuko intsinzi ari yawe. Ntabwo wajya kurwana utizeye intsinzi ngo bize kuba byakunda. Bisaba ngo niba ugiye ku rugamba, genda cyane ubanze wizere intsinzi, uvuge ngo intsinzi ni iyanjye, intsinzi ni iyanjye, uko byagenda kose intsinzi ni iyanjye. Amena. Intsinzi ni yawe. Icyambere cyo kintu gikeneye kuri wowe, banza wizere, ubanze utinyuke cyane icyo bita urugamba. Amena. Iyo umuntu ari kuri urugamba nta kindi kintu agomba kuba yagira. Muri make ushakisha n'ukuntu wamenya icyo umwami ari kugushakaho, ukamenya cyane ukuntu washimishwa cyane n'Imana. Niba urugamba uri kurwana ari Yesu ukeneye ko ari ugomba kuba yakubera umufasha, akaba yakubera byose, nta kindi gikenewe. Niba ushaka inkunga ya Yesu, ugomba cyane kugira wa mutima ngo wari muri Kristo. Uwo mutima iyo umaze kuwugira ugufasha cyane kuba watinyuka urugamba, ukaba wagira n'ubwenge buzima bumeze nk'ubwo Yesu ashaka. Uko usanga cyane ijambo bita ubwenge ni ijambo rikorwa cyane muri biri gihe kirekire cyane. Imana ibwira abantu ngo nimugire ubwenge. Abantu ariko ngo nibagire ubwenge, hari ubwenge basanze bazi ko bafite, ariko hari ubundi bwenge Imana ikeneye ko mugomba gufata. Imana irashaka yuko abantu bareka ubwenge bw'isi bagiye bishyiramo, cyangwa ubwenge bw'abadayimoni, bwa bwenge butari ubwenge buvuye mu ijuru. Imana ishaka yuko abantu bagira ubwenge buvuye mu ijuru. Niho bwenge Imana ishaka. Uko ubwenge buvuye mu ijuru n'ubwenge buboneye, n'ubwenge bwemera kuba bwagirwa inama, n'ubwenge bwemera kuba bwagira ingeso nziza, n'ubwenge muri make bufite za mbuto zose z'umwuka wera. Amena. Niko bwenge buva mu ijuru. Ariko ubwenge bw'isi yumva yuko iteka ryose yihagije, akumva yuko nta nkunga n'Imana ikeneye. Ariko iyi sana kubwiza ukuri, dukeneye icyo bita inkunga y'Imana mu bintu byose. Dukeneye inkunga y'Imana. Niba uri umunyabwenge, ugase wamenya igihe usigaje ku isi. Niba uri umunyabwenge, washobora kumenya ibizabesho kuri wowe. Hari ibyo wategura by'imishinga yawe runaka, ariko ntabwo byabaho atari Imana ibigizemo uruhare. Ubwenge Imana irashaka ko mugira ubwenge buva mu ijuru, ariko mukaba mwakubaha Imana. Uko icyambere ijambo riratubwira ngo kubaha Uwiteka niko bwenge nyakuri, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu nashimwe cyane. Igihe n'iki ngo abantu bave muri joro cyane, bave mu kintu bagirishe mu kibigare bimeze ukuntu. Imana irashaka yuko abantu bongera gutwara izi ntwaro. Uko nutwara izi ntwaro ntabwo uzigera utsindwa ku rugamba. Nutwara izi ntwaro nta cyaha kizongera gukwinjirira. Nutwara izi ntwaro uzizera. Nutwara izi ntwaro ntabwo uzongera kwanga mugenzi wawe. Nutwara izi ntwaro uzagira za mbuto zose z'umwuka wera. Nutwara izi ntwaro Imana izabana nawe. Imana ishimwe. Mutware intwaro zose z'Imana. Ikindi musengesha cyane umwuka iteka. Mube maso cyane kurusha ibindi byose. Kuba maso rero ni ugomba kubwira cyane. Kuba maso cyambere cyo uba maso ari uko wasinziriye. Mube maso cyane, mureke ibisindisha maze mugire ubwenge, mwangira ibiteka ryose. Mureke mwongere cyane, mwongere mukore ibyubahisha Imana. Mwongere mugere cyane mu nzira Imana ishaka. Mwongere cyane muvuge ibyo Imana ishaka. Muve mu magambo y'ubugoryi. Amagambo y'ubugoryi mwagiye mwishiramo adesha Imana icyubahiro. Icyambere cyo gasanga umuntu agira amagambo yo kwirwa atabye ukuntu, agira amagambo adesha Imana icyubahiro. Ayo magambo Imana irashaka yuko mutwara intwaro zose z'Imana. Mwe mwatsinda cyane umubisha, kuko ntabwo uzigera umutsinda iteka ryose abanje gutwara intwaro z'Imana. Ariko nubara
numara kuzitwara uzatsinda n'uwo mubisha, ariko numara kuzitwara Uwiteka kubereye maso kandi azakurwanirira intambara zose uri kurwana. Amena. Igihe ni iki kugira ngo ufate umwanzuro? Igihe ni iki ngo ufate umwanzuro? Saduraka, Meshaki na Abedenego uri kumva bagezemo cyane, basohokamo neza, nta kibazo bifitiye. Yohana baramufata cyane mu muteka mu mavuta kubera ubutumwa bwiza arimo atambutsa, ariko yageze muri ya mavuta asanga Uwiteka yamaze kuyinjiramo, asanga Yesu yamaze kugera muri ya mavuta. Maze Yohana yavuye muri ya mavuta, bamushizemo ari umusaza avamo ari umusore. Yohana yapfuye neza cyane, yapfuye ashaje, bamufashe mu ahantu ku kigo kimwe gucya ahantu, ariko Yohana ageze asanga Yesu yamaze kumutegura cyane, ahantu hagariho kuba n'icyo kumutunga byose Uwiteka arabiteguye. Kandi cyambere cyo Uwiteka amaze gutegura icyo bita impamba igomba kuzamutunga muri iyo minsi. Niyo mpamvu nkubwira ngo umukiranutsi w'Imana ntabwo yapfa gushyiraho. Icyambere cyo ava kubakorera mu mwuka no mu kuri, icyo ngicyo birahagije cyane. Icyambere gifite agaciro nuko wakwizera Kristo, maze ukamenya neza yuko Kristo ari umwami n'umukiza wawe, maze ukababiyemo mu bantu bose, bikamenyekana hose yuko Kristo ari umwami wawe, bikamenyekana hose yuko Kristo ari uwawe iteka ryose. Amena. Yesu nashimwe cyane. Nimubyuke vuba vuba, nimubyuke vuba, ntimushidikanye, ntimushidikanya bina gato. Icyambere cyo mu nzira yose yo kunesha mugomba kuba mwarwana muri kumwe na Yesu. Ntabwo uzigera unesha utari kumwe na Yesu, ntabwo bizigera bikunde. Uzanesha iteka yose ari ukuri kumwe na Yesu. Nuzaza ukizera imbaraga zawe uzafeiringa, ariko nuzizera imbaraga za Kristo uzasuccesinga. Niko bizabimeze. Ariko nuvuga ngo ndizera imbaraga z'abantu runaka, amaboko menshi y'abantu twagiye twizera, ariko amaboko yose yagiye aturekura, ikibazo ufite iyi saha ntabwo kizakemuka. Ariko washize amaso kuri kanaka, ariko wizeye kanaka, ariko wizeye imiryango ikomeye, ariko wizeye amafaranga yawe, ariko wizeye ikintu runaka, ahubwo urugamba rwose uri kurwana uzarunesha bitewe nuko wizeye Kristo. Amena. Bazi umenye neza yuko urugamba rwose ndi kurwana ndi kumwe na Yesu, ndi kumwe na Yesu, nta kindi. Waba uri kurwana urugamba rumeze gute, nta kindi kizakushoboza kuba warutsinda usibye ko wakwizera Yesu. Banza uvuge ngo ndima ndi kumwe na Yesu. Ahangaha niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo urugamba niba ari Yesu uyobore ntabwo tuzigera dutsindwa. Ako impamvu utsindwa nuko urugamba rwawe ntabwo ruyoborwa na Yesu, ariko urwemereye Yesu akaba yaruyobora, ntabwo watsindwa ku rugamba rwawe. Ariko mwemere cyane yongera kuyobore, uko niyongeraga kuyobora uzamenya neza cyane aho ngaho umusozi uhagazeho uzamara igihe runaka kandi uzawusohokaho neza nta n'ikibazo ufite. Ariko nubura kwizera Yesu ukagenda ukizera ibindi byose bizagupera impfabusa. Kandi cyambere cyo nta na kimwe uzigere wigezaho utari wakwizera Kristo. Baza wizere Kristo, Kristo amaze kubera umwami n'umukiza, kandi ukire cyane cyane imbuto zaziri zaranga Kristo kugira ngo bimenyekane yuko uri umuntu wa Kristo. Amena. Urugamba kuba ari Kristo uriyoboye, ibi ngibyo tugomba kurutsinda nta kibazo. Ahubwo banze cyane, banze urebe ninde nizeye mu rugamba urungubu ndimo. Umusozi mpagazeho nizeye ndi, ibibazo ndi gutambukamo bitandukanye nizeye ndi. Kuba wakwizera Kristo nicyo kintu cyonyine cyaguhereza intsinzi. Batumye abatatsi bagera muri 12. Mose yabatoranyije kandi batoranyije mu miryango yose, atumye abantu bagera muri 12 ngo nibagende bagiye gutata igihugu. Bagiye gutata 10 muri bo bagarukanye inkuru zidafite kwizera hagati muri bo z'icyamugongo. Baraje babwira abantu ibyo twabonye ibingiye gucya niko bimeze. Niko basi babwira abantu bose noneho bashya n'ubwoba cyane, baribaza ubwo ko ibi ni ibiki, tugiye gupfira hariya hantu. Hariko haza intwari zigera muri 2 harimo Joshua na Caleb. Baraje baravuga amagambo bavuga ngo ibyo abagabo bababwiye ni ukuri. Ariko
hari ijambo rikomeye cyane, hari ikintu mugomba kumenya cyane. Uwiteka niba twishimira, icya mbere cyo kuba wakwishimirwa n'Uwiteka, niho uzatsinda urugamba. Utishimirwa n'Uwiteka, urugamba rwose warwana ntabwo uzigera urutsinda. Banza wishimirwe n'Uwiteka, Uwiteka kwemera. Isa banza bibaze cyane, Uwiteka arimo aragishimira. Kuba icya mbere Uwiteka kwishimira, abariya bose ibyo uri kubona, ibintu byose uri kubona, abami bacu bose uri kubona imbere yawe, ari ibibazo bitandukanye, uzabitambukamo, uzabicaguramo. Icya mbere cyo banza wishimirwe cyane n'Uwiteka. Icya mbere iyo wishimiwe n'Uwiteka, ugira kwizera guhamye kumenya uko Uwiteka ashaka. Amena. Banza wishimirwe cyane n'Uwiteka kurusha ibindi byose. Reka Uwiteka abanza kwemere, reka Uwiteka abanza kwishimire mu bintu byawe byose. Ntabwo wajya ku rugamba ngo ugiye kurwana utari kumwe n'Uwiteka ngo bishoboke. Kuko umuntu wese ujya ku rugamba abanza kuba yagira ibintu abanza gusiga. Iyo utwaye ibintu biremereye cyane birakugora cyane, birakugora cyane. Ariko igihe n'iki kugira ngo ufate umwanzuro hagati muri wowe. Mureke dusenge Imana, dusenge Imana ko yadukora ku maso cyane, idushoboze gutwara intwaro zishoboka, dushoboze cyane kuba twatwara intwaro z'umwuka wera. Nizo tubasha kuba twatsinze umwanzi uri imbere yacu. Ntabwo tuzamutsinda kubera amagambo, ntabwo tuzamutsindisha amagambo tuvuga, ntabwo tuzamutsindisha ibyo dutekereza, ntabwo tuzamutekereza ibya bintu byose, ahubwo tuzamutsinda ariko dufite intwaro zose zishoboka. Harimo intwaro yo kwizera, harimo intwaro yo gukiranuka, harimo intwaro y'ukuri, harimo intwaro yo gusenga, harimo intwaro y'ijambo ry'Imana, harimo intwaro y'ibintu byose bishoboka, bya bintu byose muzi namwe. Aho ngaho nugira izo ntwaro ukazigira zose uko zikwiriye, uzanesha urugamba urimo, uzarunesha. Ariko nubura gutwara izo ntwaro zose ntabwo uzigera unesha urugamba. Uko ni ukuri kw'ijambo, uzarunesha ariko wizeye izo ntwaro, ariko uzifite hagati muri wowe. Nugenda wizeye ukamenya neza yuko Kristo is all for me, muri make ni byose kuri wowe, ukamenya neza yuko Kristo ari byose kuri wowe, ahangaha bizagufasha cyane, uzatumenya neza cyane. Ubwo intwaro ngomba gukoresha ni iyi. Icya mbere cy'intwaro y'amagambo, nta kindi cyayinesha usibye ko waceceka. Na ugomba guceceka intwaro y'amagambo niba yaje, ugomba muri make ngo uze kuba wanesha urugamba rw'amagambo uri kurwana. Nta kindi ceceka tu, kuko iyo ufashe umwanya ugaceceka biragufasha cyane. Ariko noze vuga ngo ikintu naka cyose kiraje nkeka mpita kivugaho, bizakugora cyane, bizakugora cyane. Nta n'uguzigera unezeza uwakwangaje, ntabwo uzigera umunezeza. Ariko iyi ntwaro y'amagambo ikizatuma udesha cyane urugamba rw'amagambo, bizasaba ko wicecekera cyane, kandi bizagufasha mu buzima bwawe. Muri make urugamba rwose ugomba kurwana wizeye yuko anytime ugomba kuba wabitinga umwanzi, bikaba byanashoboka. Shobora kubita umwanzi bigakunda. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi saha ongera cyane usabe Kristo yongera kubera umugaba w'ingabo, yongera cyane kuyobore muri byose. Wo Kristo naza kukuyobora biraza ko byagufasha. Amena. Mureke dusenge Imana, ariko dusabe Imana kandi dushoboze gutwara intwaro yose zishoboka zatuma tunesha cyane urugamba turi kurwana. Icya mbere cy'urugamba ntimugire ubwoba, Yesu niwe uruyoboye. Kuba ruyoboye ibyo birahagije. Kandi icya mbere cyo kuba yarakira Abisirayeli inzira ari abantu bangana kuriya, wowe umuntu umwe ntabwo yabure ko yagucira inzira. Ntabwo ko yagucira inzira wowe. Icya mbere cyo kuba yakira inzira abantu bangana kuriya, wowe uri umuntu umwe ntabwo yabure ko yagucira inzira rwose. Kandi uko ni ukuri kw'ijambo, agomba kuba yagucira inzira nawe. Ariko icya mbere menya neza yuko ikintu kizatuma unesha, kwizera kunesha intambara iteka ryose, kwizera kunesha intambara iteka ryose. Urugamba waba uhagazemo umwami akwimane, inzira zose waba uhagazemo umwami akwimane, intambara yose waba uri kurwana umwami akwimane, Uwiteka kwimane mu buryo bwose bushoboka. Inzira zose umwanzi yagutegeramo zose umwami akwimane, ibigerageza byose waba uri gutambukamo umwami akwimane. Icya mbere kiragushobosha kuba wanesha nta kindi nuko watwara izi ntwaro zose z'Imana. Amena. Twara izi ntwaro z'Imana zose zagushoboza
kuba warwana cyane intambara kandi uzayitsinda mu izina rya Yesu turabizi. Icyambere cyo wowe nuko ugomba kuba watwara intwaro zose z'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Turagushimiye kuri uwera, turagushimiye kuri umutabazi mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, turi imbere y'amaso yawe isa n'umuntu uta Kristo mwiza. Mana twemere cyane aho twagize gushidikanya, aho twagiye kuri yawe Mana, twakora Mana ibyo udashaka. Reka wongere utwemere, reka wongere udushoboze gutwara intwaro zose z'Imana, udushoboze gukiranuka mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko tugenda, uko twitwara mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Mana dushoboze kuba wowe wishimira, Mana dushoboze kuba bushaka mu minsi imeze nk'iyi ngiyi, ngo turi ku mugoroba w'isi. Udushoboze Mana gukiranuka, tuvuga ibyo ushaka, tugenda uko ushaka mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, urakoze Kristo, urakoze kuduha imbaraga. Dukeneye rwose Mana ko wadushoboza gutwara izi ntwaro zose Mana, zadushoboza ubwengezi mwiza Mana, kuba twakwizera. Menyeza ko intambara yose igomba gutsindwa, ko yatsindwa bitewe n'uko umuntu atizeye, ariko iyo umuntu yizeye intambara ajya yitsinda iteka ryose. Dushoboze kujyana na Kristo. Menyeza ko Kristo ari kumwe natwe muri ryose, aho tugenda hose, ibyo tuvuga byose turi kumwe na Kristo mu izina rya Yesu. Urakoze Kristo, urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kutubashishije, urakoze kukoza ibikomeye, urakoze kuduteye inkunga, urakoze Mana yuko imitima y'abantu wongeye kuyihereza guhembuka mu izina rya Yesu. Mana bana natwe, fasha udushigikire, arabari kumva ubutumwa n'abazabwumva, abantu bahereze guhembuka kandi bahinduke, bave mu byose bibwira, maze bakunambeho, maze bagutumbire. Niwe banze ryo kunesha, niwe byose kuri twebwe mu izina rya Yesu. Mana ganza tegeka kandi udushigikire, iteleviziyo ukomeze uyizamure, icyane ukomeze uzamure Mana. Isi yasabye rwose Kristo muzima we, nuko abantu bose babashoboza guhembuka kandi uko bahagukiza by'ukuri mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga, dukeneye kubona abantu bakijijwe, dukeneye kubona abantu bafuye mu byaha, dukeneye kubona abantu bakwizera, dukeneye kubona abantu bongeye kugira icyizere mu izina rya Yesu. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, urakoze kudushigikiye, bisabye n'izenzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu. Data, amen. Data komeza bazi umugisha kandi azi kwifuza kwanyu, ibyo mushaka byose Imana ibibahereze. Ufite ikifu cyangwa ushaka kuba watuvugisha, kuba watera n'inkunga, wakoresha telefoni ikurikira, kushaka kimwe kumenyesha ko gutenya kuba ari hanze 250 788 2 2 1 Imana y'amahoro kandi ikomeze bahe umugisha kandi ikomeze ari kwifuza kwanyu. Shalom shalom, turi kumwe. Imana y'amahoro iri kumwe natwe ryose. Amen.